ibyo wisi nisemo Yesu sinzifatanya nabyo nisemo Yesu isi y'umwijima nta buruhukiro Yesu niwe mugisha misemo Yesu wasiwe wishuka misemo Yesu zabana nawe iteka nawuhisemo ibyo mwisi byose n'iby'igihe gito bimeneka nk'ibumba misemo Yesu iby'isi n'inzozi misemo Yesu niwe umbera umucyo misemo Yesu nashatse kwikiza binsubiza inyuma Yesu niwe wanyuze niwe misemo ntabwo ninyurupfu misemo Yesu shaka kuba witeka misemo Yesu ndashaka kugera aho nzabiteka nzaba mu gituza cye misemo Yesu zinutswe ibyo mwisi misemo Yesu sinzifatanya nabyo misemo Yesu isi y'umwijima nta buruhukiro Yesu niwe mugisha misemo Yesu wasiwe wishuka misemo Yesu Mbahaye ikaze bakunzi ba Touch One TV muziko tubakunda kandi tubahoza ku mutima icyo tubasaba namwe no gukora subscribe kuri cano kugira ngo bino biganiro n'amakuru tugenda tubategurira bibagereho 5 kuri 5 Muramabwira ko nzajya mbazanira ibiganiro n'amakuru bigiye bitandukanye kandi bibashimisha buri munsi mpindura kugira ngo namwe aho muri mwishime kandi munezerwe munyemero noneho tuze kugenda turebe mu mibero myiza y'abaturage buri munsi murambibabwira ko burya umuturage iyo abayeho neza igihugu kiba kimeze neza umuturage iyo ababaye burya n'igihugu kiba kibabaye niyo mpamvu Touch One TV tugera hirya no hino kugira ngo turebe ubuzima rusange bw'abaturage bimeze gute hirya mu cyaro turi mu karere ka Nyaruguru ni mu murenge wa Nyabimata mu kagari ka Mishungeru aho niho tugiye kuganira n'umudamu ku ruhande rumwe nakubwira ko ntabwo bishimishije nyine ntabwo bishimishije nababwira ko ari umudamu nyine wagize gutya abura umufasha we ubwo n'umugabo we ariko mu by'ukuri urumva harimo ikibazo rimwe na rimwe iyo ufite izindi imbaraga zigatakara cyane cyane ku badamu hari intege nyine zibura hari babara ku rundi ruhande ndetse no gutakaza byinshi bikenewe ariko kandi burya amasengesho ni ikintu gikomeye kuko Imana nyine iratabara niyo mpamvu burya abakristo bavuga bati tujye duhora dusenga Imana akaba ari niyo mpamvu natwe tuvuga tuti
reka tugere hirya no hino tumenye ubuzima bw'abantu bagiye batandukanye. Uyu mudamu rero mu gahinda, mu mubabaro, mu ntimba n'ibindi ariko Imana yaje gutanga igisubizo. Reka rero mu by'ukuri ngiye ngutera amatsiko, ariko araza kubikwibwirira, amatsiko we urayashira. Cyo ngusaba no gukora subscribe kuri channel kugira ngo bino biganiro ngutegura birusheho kukugeraho neza, ariko kandi ntibagirwe no gukora share kino kiganiro kigera hirya no hino kugira ngo abanyarwanda bishime, hanyuma turusheho kunezerwa. Ndabakunda, nitwa Emmanuel Kanani, reka ninjire mu kiganiro. Mana ishobora byose, ndagushimye kuko uri Imana ikomeye ituye mu bwami bw'ijuru, ntuhabwe icyubahiro. Ndagushimye kuko wabanye n'uyu munyamakuru kuva i Kigali kugera hano, ukaba wamuyoboye akagera hano amahoro, uhabwe icyubahiro. Ngushimiye rero ko wabanye nanjye mu buzima butoroshye, ubuzima bwari bugoye, warandinze urandengera, wagiye utanga imiryango myinshi hirya no hino yo kumpumuriza, uhabwe icyubahiro. Kandi muri aka kanya nsengeye imfubyi n'abapfakazi, wavuze kuri se w'imfubyi, uravuga neza uti ndi umugabo w'abapfakazi, wabanye nanjye. Nsengeye imfubyi n'abapfakazi muri aka kanya, hari benshi badafite icyo guha abana ari imfubyi, Mana bagutakira baguhamagara nkuko naguhamagaraga. Ndakunyinze kugira ngo wumve gusenga kwabo, ndabasengeye kugira ngo wite ku mfubyi, wite ku bapfakazi, kuko Mana aho umugabo ari, umugore aravuga ati uko biri kose umugabo ari bushakishe akabona icyo twaha abana. Niyo mpamvu nsenze kugira ngo wite kuri izo mfubyi, wite ku bapfakazi, ubarengere, ubahe icyo kurya, ubambike, ubagirire neza, ubahumurize, ubereke kuri Imana ihumuriza. Mana uri Imana igira gahunda, uri Imana ibana nanjye, ujye ukomeza ubane nanjye. Ndetse urabona ko n'inyubako yanjye ntaho iragera, ariko nkwishyize mu maboko, nshyize ibyifuzo byanjye imbere yawe kugira ngo uzamfashe Mwami. Nimbona hari aho yigejeje hagasa neza, nukuri nzagushima kandi nzaguhimbaza. Urabizi neza ko ndi umudamu ukubaha kandi nkakubahisha, uzampe gukomeza kukubahisha, uzampe gukomeza kubahisha Imana mu ijuru ndi mu isi, Mana kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Mana nziza, ukomeze rero guhumuriza imiryango ibana n'ubukene bwayijujubije. Urabona ubuzima nari ndimo wabundindiyemo, na n'isaha uracyandinze. Uhumurize izo mfubyi, uhumurize abapfakazi, uhumurize abababaye, abarwayi ubiteho, barengere. Wavuze ko izo mfubyi uzirengera ukaziba bugufi. Mana ibyo wivugiye urabikora koko nkabibona. Abenshi nabo bari mu kaga ndetse bari mu bigeragezo nk'ibyo nari ndimo, ubiyereke, baguhindukirire, bagukorere, baguhimbaze, kuko byose biva mu gusenga. Ngaho ubane natwe, gahunda zose zikomeze kuyoberwa nawe, kandi ujye ukomeza kungirira neza, ujye ukomeza kumpumuriza, umutima ukomera ujye ukomeza kuwumpa, byose bikorere kwihesha icyubahiro. Mu izina ryawe mbyatsi urakoze, amen. Tuguhaye ikaze kuri Touch One TV. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Uwamahoro Dativa, navukiye mu murenge wa Nyabimata, akagari ka Mishungero. Ubwo ni mu karere ka Nyaruguru. Mu karere ka Nyaruguru. Waba waravutse ryari se ko tubona uri muto kandi ukaba uri n'umudamu? Navutse 1990. Tugusanze hano ariko hari amateka nyine tugira ngo udusangize. Touch One TV twarakubonye igihe kitari gitoya, uduhamagara utifite amateka, nifuje kugera ku bitangazamakuru bitandukanye sangize abanyarwanda, kuko harabona ifuza guhumuriza nyuma y'ibibazo nagiye mpura nabyo. Hari abameze nkanjye, ariko intimba nagize naravuze ngo ese kuki naba naragize umugisha ntagira none icyo mfasha ufite intimba kimwe nanjye, hanyuma agakuramo message n'urugendo rwo kugira ngo yihangane. Tangiraho udusangize amateka yawe, hanyuma ibindi turagenda tubiganiraho. Amateka yanjye rero, nashatse muri 2013, nkora ubukwe bwiza. Nakoze ubukwe kuri 16 z'ukwa karindwi 2013. Mbaho neza, mutware wanjye twari tubanye neza nta kibazo. Nyuma Satani nyine aza kwivanga. Satani ajya yivanga bene data. Satani yaje kwivanga, umugabo akora impanuka arapfa, turi mu mujyi wa Kigali. Biba ngombwa ko nsubira mu cyaro. Nari mfite umubabaro mwinshi, nateguye rero gahunda, nahise ntegura ubundi buzima bwo gusubira mu cyaro. Subira mu cyaro, ubu mpageze njya mu murenge wa Ruheru wegeranye ubwo na Nyabimata, ku isantere aho ngaho niho narindi mu nzu ikodeshwa. Iyo nzu yakodeshwaga 10,000. Narahageze
ikintu ushimira Imana nuko Imana yandindiye aho hantu iramfasha mu ntimba nari ndimo mu bibazo nari ndimo narasengaga nkabwira Imana nti Mana ndagusaba kugira ngo uzampe inzu yo kubamo. Ubwo umugabo yapfuye mfite umwana umwe ariko asiga mfite inda. Naje kugira amahirwe rero ndabyara, nayo mbyara umwana w'umukobwa umba afite ari abana babiri. Ubuzima bwanjye nabayemo maze kubyara natangiye gukora, ubwo nari narahagaze gukora naradodaga, nari umutayeri mu buzima busanzwe, ariko ntwite uwo mwana ntabwo nakoraga. Nari ndwaye, nararwaye mba mu buzima bubi bwo kurwara, bibazo ndarwara bituma ntakora. Nongeye gukora maze kubyara, ndakora, Imana ingirira neza impumugisha w'abakiriya, kubera yuko nari naranabaye mu mujyi wa Kigali, nagarutse mu cyaro, abakiriya bangirira icyizere bakajya bampa akazi bakumva nyine ko nkora neza, ngira amahirwe. Nari mfite imashini imwe, Imana iza kungirira neza mbona indi zibe ebyiri, ngira imashini ebyiri zidoda bisanzwe, nkagira n'isirifira. Imana yangiriye neza. Nasabye Imana njya ku mavi nyisaba inzu yo kubamo, inzu irayimpa. Imana yangiriye neza cyane. Reka dusubire inyuma gato kugira ngo tuze kugenda neza kuri buno buhamya bwawe, ubuhamya koko bwagushenguye umutima ukavuga uti ibi bintu ndifuza gusangiza abantu urugendo rwanjye rw'ubuzima bushaririye, ariko ngira ngo noneho n'abafite ibibazo nk'ibyanjye nabo batuze ntibihebe, mu ijuru hari Imana. Umugabo wawe urupfu rwe yatubwiye ko mwashakanye, ariko ntabwo wasobanuye urupfu rwe uko rwagenze kugira ngo koko umuntu yumve intandaro y'ubu buzima bwawe busharira ariko bwaje guhinduka umunezero, kandi n'ubu ngubu ukivuga uti n'ibindi bizaza nizeye Imana. Duheraho ngaho amateka y'ubuzima bw'umugabo ko yavuye mu mubiri. Uburyo umugabo wanjye yavuye mu mubiri, yavuye mu rugo ari mu gitondo cyo kuwa mbere ari nta kibazo, yari umumotari mu buzima busanzwe, ajya mu kazi. Nagiye kumva numva telefone irampamagaye saa 12 z'umugoroba, bati umugabo wawe yakoze impanuka. Nahise ngenda ngeseye hashika, mpageze nasanze atavuga, nasanze ari umuntu utakibasha kumenya uje. Ndavuga inti Imana ndakwinginze mfasha uyu muntu koko yashira mu mwuka nabigenza nte. Numva ntangiye gutekereza ibintu byinshi. Mu kanya gato abaganga baranganirije bambwira yuko bagiye kumubaga bakareba ikibazo afite mu nda, kuko barapimaga ibihaha bakabibura ndetse n'umutima bakawubura. Ndavuga nti muga koko birashoboka ko umuntu yavira imbere, yakora impanuka akavira imbere agakira? Barambwira bati birashoboka, ariko bishobora no kudashoboka. Mu kandi kanya gato baje bambwira ko ashize mu mwuka. Nararize, namwe murabyumva, nagahinda n'umubabaro mwinshi. Kubyakira byarananiye, namaze iminsi kwiyakira byarananiye. Ubwo nagarukaga mu cyaro, narasengaga mbwira Imana nti Imana dore nta hantu mfiteho kuba rwose, bucya ngenda, ejo naraya ejo niriwaha. Byarambabazaga cyane, nabonaga ari ubuzima bumbabaje. Nararize, narize amarira, ntabona uburyo mbabwira bene data. Nahoranaga amarira, nahoraga mbwira Imana nti Imana ubu mugabo wanjye yaba yarakiriho, uko biri kose aba yishyura inzu nanjye ngahaha, abahaha se nanjye nkabona utundi dufaranga two kudufasha mu rugo. Ariko ubwo urumva nabikoraga byose ndi jyenyine mu gahinda n'umubabaro mwinshi. Ariko nasabaga Imana nkavuga inti Imana rwose numpaho kuba nzagushima. Imana yangiriye neza, inkiza yo marira nahoraga ndira. Nubwo nubu agahinda k'umugabo wanjye ntaragashira, ariko uko biri mfite aho kuba, mfite abana yansigiye, ndi kubarera neza nta kibazo, kubera ko mfite utwo dukoresho tujyanye n'imashini. Imana yampaye umugisha ikampa abanyeshuri bo kwigisha, ibyo nkajya ngenda mbona udufaranga two kumfasha. Ibyo byose Imana yagingirira neza. Nukuvuga rero nashatse kugira ngo n'abandi bari mu gahinda bahuye n'ibibazo nk'ibi, bahuye n'ubuzima nk'ubu, ubupfakazi n'ukuri buraryana, ni ikibazo, ni ikigeragezo gikomeye. Umwana arakubaza icyo ukeneye ko umutagifitiye ubushobozi, ariko hari Imana mu ijuru, ugasenga ukiringira Imana. Imana ni ishobora byose. Ndabyibuka rimwe umwana wanjye yarambwiraga ati mama ufite ubugugu, ugura umuneke umwe. Kuki ugura umuneke umwe kandi papa yaraguraga imbuto zuzuye envelope? Ndamubwira nti mwana wanjye papa yabaga yaziguze nanjye nkagura ibindi, none mbihaha jyenyine. Umwana wanjye yagiye abasha kubyakira buke buke, agenda byumva, yumva ko kuba ntahaha ibintu byose bishoboka ari ukubera ko ntabifitiye ubushobozi. Arabyakira ari muto, ariko nawe hari ikindi kintu yahise yumva kimujemo ko ibyo ntabashije kubona nyine bitabonetse, ari yakira arabyakira. Ndabishimira Imana ko nageze mu cyaro,
umwana yakira ibiryo byose nta kintu na kimwe cyamunaniye. Ibyo nabyo mbishimira Imana. Usobanuye by'umwihariko ku rugendo rw'ubuzima butoroshye bw'umugabo wawe ukimara kumubura, ariko noneho hari ushobora kwibaza ati ese ko twabonye hano, urumva twabonye inzu, twabonye ubutaka utuyeho, ariko noneho bwaje bute? Kuko wavuze uti Imana yampaye inzu ariko ntibaramenya yaje ite, ubutaka utuyeho bwaje bute? Noneho tuze kugira naho uvuga uti ndashimira aba n'aba. Ubutaka ntuyeho rero Bwaje bute? uburyo bwaje, narabanje ubwo nkiva mu mujyi wa Kigali ndaza ngura ikibanza aricyo cyicyo ntuyemo kugira ngo mbone iriya sambu. Nabwo ndashimira abantu bamfashije ku bijyanye n'iby'impanuka, hari abavoka bamfashije, ni ukuri barakomeza bakurikirana ikibazo cyanjye umugabo wanjye yagize, nuko baza kumfasha mbona udufaranga, nitwo naguzemo iriya sambu. Ndavuga nti ko biri kose nteganiriza abana, nuko mbasha kubona iriya sambu. Aha rero igisambu yawe twabonye ahantu iri, ni isambu kimwe cyo iri ni igice cy'umujyi neza, kandi nabonye ari mu miturire, kandi ni sambu nini. Buriya ifite ni hegitari igeramo cyangwa ingana iti? Hegitari igeramo, ni hegitari. Ni ubutaka bufite hegitari. None ko tubona bigaragara ko ari ubutaka buri ahantu heza hakwiriye imiturire ugereranije na santere ya Ruheru ndiho mbona imbere neza ahangaha, kandi nkabona hagera mu mashanyarazi. Ntabwo byaba byarahenze se cyangwa amafaranga bari bayaguhaye? Amafaranga bari bayampaye ariko nta nubwo yahenze cyane. Burana iriya sambu wabonye nayiguze $3,600,000. Ubwo ni wamugisha. Urumva gusenga biva mu gusenga. Narasenze byafashe igihe cy'imyaka 3, ibijyanye n'iby'impanuka bitarakunda. Nateguye ibintu byo kubaka ibijyanye n'impanuka bitarakunda, ariko kubera gusenga mu dufaranga nari mfite dukeya ndabanza ndubaka cya kibanza. Aho ngaho nahaguze nyuma maze kubona utwo dufaranga. Nta nubwo twari twinshi pe, yari make, ariko kubera ko biva nyine mu gusenga, iyo sambu rwose ni nk'Imana yayiteguye, kuko n'amafaranga nayiguze rwose ntago byari nta nubwo byagombaga gushoboka ko nayibona kuri ayo mafaranga. Ni Imana yabiteguye, ni Imana yateguye iyo sambu, niyo yari yarabiteguye. Nubwo umuntu ahura n'ibigeragezo, ariko mu Mana havamo igisubizo. Kuko iyo nyitekereje nkareba uko ingana ndetse nkareba n'amafaranga bayigerekaga, nukuri ntago byari bikwiye ko nayigura ari amafaranga. Bari barayihaye igiciro cyane, barayizamuye, barayigejeje kuri $8,000,000, kandi ntayo nari mfite, kuko nta mu mafaranga nabonye na $8,000,000 ntizagezemo. Ariko narasenze ndavuga inti Imana, aya mafaranga se nanone isambu ko numva ihenze kandi ko yari inyegereye, wa Mana we nayibona gute? Narasenze mbyereka Imana, ndavuga nti dore isambu iranyegereye, wa Mana we mfasha uko ujya urengera imfubyi ukazihagararira, uko wamfashije nkabona inzu yo kubamo, mfasha n'iriya sambu nyibone, dore mfite ubushobozi buke. Ariko Imana yangiriye neza, iramfasha, iza kurgurwa ari amafaranga nakubwiye $3,600,000. Ni Imana yabiteguye pe.
misemo Yesu niwe umbera umucyo misemo Yesu nashatse kwikiza binsubiza inyuma Yesu niwe wanyuze niwe misemo ntabwo ninyurupfu misemo Yesu shaka kuba witeka misemo Yesu ndashaka kugera aho nzabiteka nzaba mu gituza cye misemo Yesu. Reka rero mu by'ukuri dukomeze twongere kandi tugana ndetse no ku musozo nk'uko bivuze isambu yo wayidutembereje uratwereka utiri n'ishimwe ry'Imana unyereka iyi nzu nubwo itaruzura ariko nk'uko wabivuze koko ni byiza biragaragara birasa neza birazagenda biza ikindi nabonye aya mamashini reka wongere ugaruke kuri aya mamashini uraseho mu ngingo ntoya aba banyeshuri uburyo baje birumvikana ko ari ikintu nacyo ni nk'igitangaza kubona nabwo uhita ubona uburyo wigisha abantu ikindi kandi ukabona n'iyi sambu nk'uko nabivuze iri mu miturire kandi iri ahantu heza imbere ya santere abacuruzi bakomeye bajya bagura wajya unabatuza noneho ahangaha rero ndagira ngo tugaruke neza tunarebe ubundi wowe nk'umudamu wahuye n'ibyo bibazo kandi uracyari muto koko nta nubwo binoroshye uyu munsi ababyeyi cyangwa se igitsina gore ni nacyo kintu wanampamagaye umbwira uti genda yifuza guhumuriza abantu abadamu bafite intimba ku mutima bameze nkawe urababwira iki hanyuma tugende tugana ku musozo ikintu ndi bababwire cya mbere mbashishikariza ni ukugira intego ndetse no kugira umwuga iyo nza kugira ibyo bibazo ntafite umwuga ni ukuri ubuzima ndimo ntabwo aba ari bwo mba ndimo kubera ko nari mfite umwuga byaramfashije naradodaga nabona udufaranga duke tukamfasha Imana iza kuzana rero n'umugisha wo kubona abanyeshuri iyo nza kuba ntarabyize ntago nari kugira uwo mugisha wo kubabona birasaba ndumva shishikariza igitsina gore cyangwa abakobwa kuba bagira ikintu bakora kugira ngo bagire umwuga ngenderwaho ikintu bakora cyabafasha kuko rwose pe iyo ufite ikintu ukora nubwo waba ubana n'umugabo nubwo mwamutabana nawe ufite iterambere wageza ku rugo kuko ntago byari kuba byoroshye kubana n'insigaye jyenyine ntafite icyo gukora mbese nari gusubira mu buzima bwo guhinga kandi murabona rwose ubutaka bwarashaje ntago bikera neza iyo nza kuba rero narasubiye mu buzima bwo guhinga ubuzima ndimo si bwo mba ndimo bana banjye bameze neza kubera ko nkorera utwo dufaranga kubera ko ndoda ndashishikariza umugore ndetse n'umukobwa kugira ikintu akora kugira umwuga kugira ngo nawe abashe guteza imbere urugo rwe ejo nubwo yagira ibyago nk'ibyo nagize kugira ngo nawe bimufashe kandi bimushyigikire agire n'icyo yafasha n'abandi hanyuma hari abiheba rero bakiheba kumva neza aratendebutse akavuga ati ubuzima bwanjye bwari buri hariya none birarangiye wowe wamugira nama kikani nanone inama namugira no gusenga rimwe na rimwe sori ugasanga nyine agiye no kwishyira mu kaga ahubwo karenze ibyo yararimo ni ibyo bya bindi nyine kuba adafite nk'umwuga bituma yishyira no mu kaga tararimo uwamubuze aramubona kuko ntafite aho ahugiye ntafite ibyo akora ntafite ibyo abayemo kuko ndiheraho nkanjye kubera ko nari mfite ibyo mpugiyemo ndimo kwidodera gutyo abakiriya baza nta bindi bintu narebye nta bindi narebye ku ruhande usibye gusenga no gukora gusa iyo nza kuba rero nanjye ntafite umwuga mba naragiye no mu bindi bitari byiza kandi bidashimishije Imana ariko Imana yangiriye neza kubera ko nari mfite ibyo bikoresho byo gukoresha mfite iyo mashini yaramfashije bituma mbasha guteza imbere urugo rwanjye
reka noneho tugende rero tugana no ku musozo nk'uko nakomeje kubivuga. Wakomeje uvuga uti ndashishikariza abadamu, ariko biri no mu nshingano none z'igihugu cyacu, aho bavuga bati abanyarwanda nimwishakemo ibisubizo. Cyo ni kimwe, ikindi kandi nimujye mu myuga koko mwiteze imbere. Noneho inzego muturanye, byaba ari ibigo by'amashuri, inzego zishobora amaresitora, amavuriro, b'abantu bakenera koko ibikoresho by'imyambaro, uniforme, abo bo urabasaba iki? Cyane ko nacyo wari wakivuze uti burya nacyo ni ingenzi. Burya nacyo ni ingenzi. Icyo mbasaba nyine bajye bampa akazi rwose, smart, ndakora nta kibazo. Bajye bampa akazi. Abaganga barimo banakampa rwose, mfite abaganga b'inshuti zanjye barimo Mama Nova, bampa akazi. Ndetse ajya agira n'ishyaka ryo kunshishikariza n'abandi ko nkora neza, kanyoherereza abakiriya bakorana, nuko bakamfasha bakampa akazi. Burya iyo umpaye akazi bungiriye neza, ubu mfashije. Ariko ngo nta wayikoreye wikorera amaboko. Nawe rwose uwayikoreye ntajya yikorera amaboko. Ni ukuri Imana yabanye nanjye, ibana nanjye mu mubabaro. Umubabaro wanjye uri kugenda uhinduka umunezero. Burya ufite icyo uha abana, ni ukuri uba ufite umunezero. Utihebye, utiganyiye ngo abana banjye ndabaha iki. Abana banjye barabona imbuto, barabona ibyo kurya, nta kibazo. Ndabona unavuga unakomeye, kuko byashobokaga kurira, ariko ahari ubanza ari naho uri ukura imbaraga. Niho ndiho nkura imbaraga, ni ku Mana. Narayarize pe bihagije, none Imana yaramfashije, sinkivuga ndira, yampaye gukomera. Hanyuma rero wahoze uvuga uti hari abo nshimira, kigarukeho hanyuma dusoza ikiganiro. Abo nshimira navuzemo mama yaramfashije amba hafi cyane, musaza wanjye yaramfashije arampumuriza, n'inshuti n'abavandimwe hari abadivantiste bagiye bamfasha bampumuriza, bakambwira bati komera, hari Imana mu ijuru, bakansengera, bakamyigisha, bakambwiriza. Barimo umudamu wa Saveri mu Mishungeru, mu kagari ka Mishungeru, Ansira, yaramfashije. Yambwiye ikintu gikomeye ntazibagirwa mu buzima. Yanshangije ku buhamya bwa Yosefu, uburyo nawe yahuye n'ibibazo, uburyo yajyaga guhura n'umugeni akaba arapfuye. Arambwira ati komera, wowe dore ufite n'utwana, uzajya utureba wibuke umugabo wawe, wibuke ko hari icyo yagusigiye. Atariko Yosefu yaburaga umukunzi we bataranabana. Ubwo rero hari ikintu yanyubatsemo mu bantu banyubatse, uwo mudamu yaranyubatse, kuko yambwiye ibyo bintu, ampe igitabo, akajya ambwira ukuntu ngomba kubisoma, ukuntu arampumuriza. Mbese ni ukuri naramushimiye cyane, mu bantu bampumurije bakanashimisha yabayemo. Bakunzi ba Touch One TV rero ni ukuri narababwiye ngo mujye muguma hano hafi, niho musanga ibiganiro n'amakuru bibashimisha. Birumvikana harimo bimwe bibabaza bitewe n'uko nyine ikiganiro kimeze, ariko ibyo ari byo byose mugomba nyine kugenda byose mubyakira. Ngira ngo rero Dativa muri kumubona kuva i Kigali nkagera Nyaruguru ntabwo byoroshye, ariko kandi nawe yarabifitemo ubushake. Yaravuze ati nifuje kugira igitangazamakuru nanyuzaho message yanjye, kuko imbuga nkoranyambaga zihutisha message. Avuga ati rwose cyane cyane ndifuza guhumuriza abantu mbabwira iby'Imana yankoreye. Burya rero ngo nta wirata nyine utaramugabiye, niyo mpamvu nawe yirataga Imana ye. Kandi akavuga ati mu by'ukuri mukomeze mudutere inkunga. By'umwihariko yavuze ibigo by'amashuri, avuga amavuriro, hari abo yagiye ashimira, mwabyumvise. Ikindi nuko akomeye, murabona ko akomeye. Akaba ari nayo mpamvu rero mu by'ukuri twashishikariza abadamu b'u Rwanda mwese mwagiye muhura n'ibibazo, yewe n'abagabo, mujye mukomera, mukomere, mwihagarareho, burya nibyo byiza. Dativa rero reka hari tumushimire, ariko kandi tunamwifuriza gukomeza agatera imbere. Dativa rero hari umuntu ushobora no kuvuga ati uriya muntu nanjye koko ndumva hari icyo nagakwiye gukora, kuko uracyakeneye ubufasha. Kuko nabonye hari byinshi byo gukora, harimo iyi nzu yawe itarageraho igera, nabonye nta ahantu hose. Kwanza abanza use n'uyisobanuraho ikibazo kugeza ubu ngubu ukeneye ko nacyo gikemuka, hanyuma n'ubundi abagira neza baracyahari, kandi rwa rukundo Imana yaguhaye ruracyahari, ntaho rwagiye. Ikintu navuga kuri iyi nzu rero, ubu tuvuga dukiza umwana gato kugira ngo no muri kamera babone umwiza wawe. Ubu tuvugana iyi nzu murabona nta hantu iragera, kandi nyine twe dufaranga nahise ntuguramo isambu. Ndavuga nuko biri kose nzakomeza ngende nkora gake gake, nta kindi kintu ubwo nsigaranye. Muri make n'ubundi Imana izakomeza kubikora, izakomeza gukoresha abantu. Hari n'ubundi abantu yagiye ikoresha rwose baramfasha, bakampa udufaranga duke dushoboka.
ndasaba n'ubundi abaterankunga bagira icyo bamfasha kugira ngo n'ubundi iyi nzu izuzure zase neza rwose mba ahantu hasa neza. Urabona ko ntaho iragera pe ntaho, ariko ndashima Imana kuko sinyagirwa. Noneho rero hari abashobora kugutera inkunga mu buryo butandukanye nk'uko wabivuze, hari uwaguha akazi, iyo ni inkunga ikomeye, hari n'uwaguha iryo vuriro ukaridodera uniforme abanyeshuri, byose birashoboka. Noneho rero hari ushobora kuvuga ati noneho ndacisha hehe message yanjye, yaguhamagara telefone yanjye ni 0788 94 46 59 5. Iyo niyo nimero yanjye ya MTN. Dativa rero reka tugushimire, ariko kandi tukubwira ngo ukomere, hanyuma nimba wumva nta kigusobwe ngo ucyongereho twagushimira. Nta kinsobwa ngo nyongereho, cyo nakongeraho ni ugusenga. Ndakomeza nyine kwifashisha n'abantu basenga rwose ngo bakomeze kunsengera, Imana izakomeze kunshyigikira kandi izakomeze kungirira neza, yangiriye neza rwose, izakomeze kungirira neza, akomeze kundirira nabo yampaye gusigarana, kandi izampe n'iherezo ryiza ryo kuzaba mu bwami bwera bwo mu ijuru. Icyo nicyo kintu cya mbere nifuza kuruta ibindi byose, kuko iby'isi byose byashira ariko ntabwo urukundo rw'Imana rwashira. Icyo nicyo kintu cya mbere shoje mvuga, kugira ngo abasenga cyane bajye bansengera kandi bajye bampoza ku mutima, bambwirira Imana nkuko nanjye nyibwira ko yakomeza kumfasha no kungirira neza. Ndacyari muto nibyo, ariko ijye imfasha, ijye indengera, ijye ikomeza kungirira neza. Ndumva aricyo narangiza sozerezaho. Tugushimire rero uhe n'uyu mwana gahunda, ndabona nawe ashaka gahunda bya hatari. Arashaka nyina kabere, ngira ngo urabibona. Bivuze ngo ni nayo mpamvu ubwira abakunzi batoci waniti ndashaka igikoma kugira ngo nuru ruhinja narwo rugubwe neza. Cyane rwose igikoma ndagishaka. Humura, gira kwizera nkuko wagize kwizera. Dati turagushimiye rero, Imana iguha umugisha kandi ukomere. Murakoze namwe, Imana ibaha umugisha ibihe byose. Ngayo nguko bakunzi ba Touch One, ngayo nguko ubuzima bw'uyu mubyeyi, urugendo rutari rutoya, intimba ishengura umutima, byinshi yabibabwiye, byinshi mwabyumvise. Nukuri icyo mbasaba namwe nk'abantu nk'abakristo by'umwihariko, mujye musengera abantu bameze nk'aba, ariko kandi munabatera imbaraga nk'uko nguko yavuze ati ndi umwarimu nigisha ibijyanye n'ubudozi. Mu by'ukuri murabizi ko ari umwuga ukunzwe n'abanyarwanda benshi, by'umwihariko igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, kandi ukaba ari umwuga ushyigikiwe n'igihugu cyacu, kuko u Rwanda rurifuza ko abanyarwanda bagira ubumenyi butandukanye. Ahangaha ushobora no kumutera ingabo mu bitugu, ukanamutelefona ukamubwira uti mu by'ukuri reka ngutere courage. Ushobora no kumugurira imashini, ushobora kumuha abanyeshuri yigisha, byaba ibigo by'amashuri, ibigo by'ubuvuzi, mukena amaniforme agiye atandukanye. Mbese namwe murabizi uniforme zigiye zitandukanye, ashobora kubafasha kandi ukabura mwubatse, ukabubatse n'igihugu. Nimero ze za telefone yazitanze. Rero mu by'ukuri cyo musabwa namwe nk'abanyarwanda, wa mutima nyine uri muri Kristo Yesu, bya bindi abakristo keshi mukunda kugenda mugarukaho, biba ari ingenzi. Ndabashimiye rero mu by'ukuri, kandi mbifuriza amahoro n'umugisha, babwira nti muragahorana Imana n'u Rwanda. Nitwa Emmanuel Kanani, mugire amahoro y'Imana. Ikiganiro cyo nakagaruka, ndabakunda, mbahoza ku mutima.